Nongeye kubasuhuza abakunze amasomo y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none ni ukurebera hamwe ibikorwa bigaragara mu gihe cyashize uko tubivuga mu rurimi rw'Igiswahili. Igihe cyashize mu kanya gatoya karangiye. Mwarimu nk'ibisanzwe ni Emmanuel Uwiringiyimana. Niba ugeze aho bwa mbere ntugende udakoze subscribe, n'ukunda isomo ntugende udakoze like. Turabakunda cyane. Tugiye gutangira. Icyo gihe tuvugamo ibyo bikorwa bigaragazwa mu kanya kashize tukita wakati uliotimilika, ikaba igaragazwa n'ijambo me, ariryo twita kiambishi cha wakati. Iki gihe rero kikaba kandi ari imitakare. Hanyuma tugiye kureba inshinga kumaliza. Nabwiye ko iriya ku ibanza duhita tuyikuraho tugasigarana igice maliza, kiriya gice gisigaye. Hanyuma turahera mu buryo bwemeza, twemeze kumaliza ni ukurangiza. Iyo mvuze ngo mimi, twabonye ko mba mvuze ngewe, wewe, wowe, yeye, we, sisi, twebwe, nyinyi, mwebwe, wawo, obo. Noneho turanditse mimi ni. Iriya me ikurikiyeho iragaragaza icyo gihe kigaragaza ibikorwa byabaye mu kanya. Mimi nimemaliza. Iriya maliza nkuko nabibasobanuriye ni cya gice kidahinduka tuba twongeyeho. Ubwo no kuvuga ngo ufashe n'izindi nshinga, tuvuge wenda nk'urugero kucheza, wavuga mimi nimecheza. Ari nk'inshinga ku yindi, wenda tuvuge kupika, wavuga mimi nimepika. Kupika ni uguteka, kucheza ni ugukina. Mimi nimemaliza. Ngewe narangije. Wewe umemaliza. Wowe warangije. Yeye amemaliza. We yarangije. Sisi tumemaliza. Twebwe twarangije. Nyinyi mumemaliza. Mwebwe mwarangije. Kanya ubwo kashize. Wao wamemaliza. Abo barangije. Hanyuma iyo duhakana rero dufatira ya me igahinduka ja. Hanyuma mimi ijyana na si nkuko nabibabwiye. Iyo duhakana wewe hu, yeye ha, sisi hatu, nyinyi hamu, wawo hawa. Aha basobanuraho gakeya nanone. Hari aho tugera ibingibi tuba twabikoresheje ku bantu gusa, kubera ko niba tugiye guhakana nk'interuro runaka itari muri ngeri ya awa. Ngeri ya awa narayibigishije ivuga ku bantu ndetse no ku nyamaswa. Iyi niyo tuba twifashishije bwa mbere turi gutondagura. Ubwo hari ubundi buryo tubikuramo nabwo nzabubigisha. Iyo mvuze ngo mimi sijamaliza, ya me yabaye ja, mba mvuze ngo nge sindarangiza. Wewe hujamaliza. Wowe ntiwari warangiza cyangwa se nturarangiza. Yeye hajamaliza. Kumaliza kazi, kurangiza kazi. Yeye hajamaliza. We ntararangiza. Sisi hatujamaliza. Twebwe ntiturarangiza. Nyinyi hamujamaliza. Mwebwe murarangiza. Wao hawajamaliza. Abo ntibararangiza. Tugiye gukomeza n'igice cya kabiri kivuga ku nteruro ngufi zitondaguye muri iki gihe. Interuro ya mbere iragira iti tumemaliza kazi. Twarangije akazi. Ubwo ni mu kanya kashize. Tumemaliza kazi. Interuro ya kabiri iragira iti tumeanza kazi. Tumeanza kazi. Twatangiye akazi. Interuro ya gatatu tumezoea. Tumezoea. Twamenyereye. Interuro ya kane nimeanza. Natangiye. Nimeanza. Natangiye. Interuro ya gatanu nimeshinda. Nimeshinda natsinze.
Interuro ya gatandatu nimeshindwa. Natsinzwe nimeshindwa. Interuro ya karindwi tumeyagana. Tumeyagana, twasezeranyeho. Interuro ya munani tumezungumuza. Tumezungumuza, twaganiriye. Interuro ya cyenda nimeimba. Nimeimba, naririmbye. Interuro ya 10 nimecheza. Nimecheza, nakinnye. Interuro ya 11 nimemuaga. Nimemuaga, namusezeyeho. Interuro ya 12 nimekusaidia. Nimekusaidia, nagufashije. Interuro ya 12 Interuro ya 12 niyo twe tubonye nimekusaidia. Interuro ya 13 nimerudi. Nimerudi, nagarutse. Interuro ya 14 nimeruhusiwa. Nimeruhusiwa, nemerewe cyangwa se nahawe uburenganzira bwo gukora ikintu. Interuro ya 15 sijamaliza. Sijamaliza, sijamaliza, sindarangiza. Interuro ya 16 sijaenda. Sindagenda. Sindagenda. Interuro ya 17 sijalala. Sijalala, sindaryama. Sijalala, sindaryama. Interuro ya 18 sijaingia. Sijaingia, sinari ninjira cyangwa se sindinjira, ndategereje mbese ndarindiriye. Interuro ya 19 sijafika nyumbani. Sijafika nyumbani, sindagera mu rugo. Bivuze ko wenda niba hari aho natembereye yariyo nkiri. Interuro ya 20 sijafunga ndoa. Sindashinga urugo. Interuro rero ya 20 niyo dusorejeho. Bakunze amasomo yanjye, mu nkundire bashimire kuba mwaduteze amatwi. Niba warigeze bwa mbere ntigenda ko subscribe, ushobora gukora share ugasangiza inshuti zawe kuri iyi video, ndetse ukore like. Niba wakunze iyi video yacu ntugenda koza like. Ndabakunda mwese, tuzasubira mu isomo ry'ubutaha. Imana ibarindeshe urukwahere. Bye bye.